turakwitabye karamenya gasani kuko uduhamaganga kuri buri munsi kugira ngo tugere neza ku mpuhwe zawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije itugana kugira ngo dukize ku mpuhwe zayo. Kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya 12 mu byumweru bisanzwe, tariki 10 Nyakanga 2023, isomo ryamenye mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 28 murongo wa 10 kugeza ku 22. Muri iyo minsi Yakobo ava i Berisheba agana i Harani, aza kugera ahantu araharara kuko izuba ryari rimaze kurenga. Yenda ibuye ry'aho hantu araryisegura maze araryama. Aza kurota abona urwego rushinze ku isi rugera ku ijuru, abamarayika b'Imana barumanuka bakaruzamuka. Nuko abona nguyu Uhoraho amuhagaze iruhande amubwira ati, nduhoraho Imana ya so Aburahamu, Imana ya Izaki. Ubutaka uryamyeho nzabuguha mbuhe n'urubyaro rwawe. Abazagukomokaho bazangana n'umukungugu wo ku isi, bazisanzura mu burasirazuba no mu burengerazuba, mu majyepfo no mu majyaruguru. Amoko yose y'isi azaherwa umugisha muri wowe no mu rubyaro rwawe. Dore ndi kumwe nawe, nzakurinda aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu. Sinzaguterana kugeza ubwo nzaba nujuje ibyo nakubwiye byose. Yakobo ava mu bitotsi ariyamirira ati, mu by'ukuri Uhoraho ari aha hantu, ariko njye nkaba ntari mbizi. Ubwoba buramutaha ati, mbega aha hantu ko hateye ubwoba! Aha hantu si ikindi kitari inzu y'Imana, ahantu n'iryo rembo ry'ijuru. Nuko Yakobo arazinduka, yenda ryabuye yari yiseguye, araryegura, ararishinga, arisukaho amavuta ku isonga. Aho hantu hita Beteli, ari byo kuvuga inzu y'Imana. Ariko mbere umujyi witwaga Luzi. Nuko Yakobo arahiga ati, Imana niba turi kumwe ikandida mu rugendo ndimo, nimba ifunguro ikampa n'umwambaro, ninsubiza amahoro kwa data, Uhoraho niwe uzambera Imana koko. Iri buye nshinze rizaba inzu y'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 91. Uhoraho niwe uzambera Imana. Umuntu utuye aho umusumba byose yibera, yikinga mu gacucu k'ushobora byose. Ndabwira Uhoraho nti, uri ubuhungiro bwanjye n'inkunga yanjye, Mana yanjye niwo niringiye. Niwe uzangobotora mu mutego w'umuhigi w'inyoni, azagutwikiriza amababa ye, maze uzahungire munsi y'amoya ye. Ubudahemuka bwe n'ingaro n'umwambaro w'intamenwa. Ubwo yanziritse nzamuzigura, nzamurinda kuko azi izina ryanjye. Nanyiyambaza azamwitaba, nzamuba hafi mu gihe cy'amage. Uhoraho niwe uzambera Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 9 murongo 18 kugeza ku 26. Igihe Yesu yarakibwira abigishwa ba Yohani, umutware aramwegera, amupfukama imbere aramubwira ati, umukobwa wanjye amaze gupfa, ngwino umurambureho ikiganza arakira. Yesu arahaguruka aramukurikira n'abigishwa be. Nuko umugore wari umaze imyaka 12 ava amaraso amuturuka inyuma akora ku nshunda z'igishura cye, kuko yibwiraga ati, mva gusa gukora ku gishura cye ngakira. Yesu akebutse aramurabukwa aravuga ati, humura mwana wanjye, ukwemera kwawe kuragukijije. Ako kanya umugore arakira. Yesu ageze mu rugo rw'umutware abona abavuza imyirongi n'abantu benshi baborogaga, aravuga ati, nimuhave, umukobwa ntiyapfuye, arasinziriye. Nuko baramuseka. Bamaze gusohora abo bantu, arinjira amufata ukuboko, maze umukobwa arahaguruka. Iyo nkuru isakara muri icyo gihugu cyose. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ahangaha tugeze ni kuri buri munsi, uze guhabonera Imana, none hava kandi uyereke abandi. Guhura n'Imana. Tujye guhura n'Imana ahangaha kuri buri munsi, kuko Imana koko igiye gutwiyereka. Umunsi umwe umubyeyi yaritsamuye, nuko umwana mu kinyabupfura aramubwira ati, urakire mubyeyi. Nuko umubyeyi aritonda, bishoboke ko bari bari mu gihe cy'ubukene, maze aramubwira ati, mwana wanjye nta bukire bwo mu mazuru. Bakristo bavandimwe, umva koko nta bukire bwo mu mazuru. Twebwe tugiye kureba isoko y'ubukire, aho twavana ubukire. Tujye kureba ahantu hatatu wowe nanjye dukunze kwirengagiza, nyamara hari umukiro, nyamara twahakirira.
ahantu hatatu ujya usuzugura kandi wahakirira, aho ngaho ni hehe? Amasomo ari mu mukiro nyagasani duteguriye, aho tuza gukirira, aho nifuza cyane cyane kwerekeza ahantu hatatu twabonera umukiro. Ka mugani wa mubyeyi koko nta bukire bwo mu mazuru. Tujya kure rero n'ahantu twabonera umukiro, nta handi usibye ku Mana. Nimpura n'Imana ndaza gukira koko, kuko Imana ni byose, nta cyabuze ku Mana, Imana ifite byose. Ahantu hatatu hari umukiro nahurira n'Imana ngahita ngira, aho nta handi. Nahisemo guhita inyito mu rugo, ku nzira ndetse no ku buriri. Ahantu hatatu mujye uhitondere, ariko turaza gutinda aho hanyuma ku buriri, kuko abantu benshi tujya dusuzugura aho turyama, abandi bagasuzugura aho tuba, abandi bagasuzugura inzira. Nyamara aho ngaho Imana ishobora guhavugira, Imana ishobora guhatambuka, yahura nawe ugakira, yahura nawe ikagukiza. Ni hehe nyamurira n'Imana muri aho hantu hatatu? Ni henshi cyane, ariko reka dutinda kuri aho hantu hatatu. Ikigaragara nko twabyumvise mu masomo y'uyu munsi, ari ivanjiri, ari zaburi ndetse n'isomo rya mbere, ahantu hatatu koko higanje Imana. Ni koko Imana iri aha hantu, natwe rero tujye kwegera Imana, tuzirikane ko ngaha kuri buri munsi koko tujya guhura n'Imana, kuko Imana iri aha hantu. Reka duhere ahambere mu rugo. Kumvise mu ivanjiri ugashize ko abigisha amategeko n'abafarizayi bazaga batega Yezu bakamusanga. Ubwashize twumvise abigishwa ba Yohani Batisa bamusanga. Ubwo se bamusangaga hehe? Nta handi bishoboke ko Yezu yari ari mu rugo, ariko si urwo rwa Yezu rwari uruhe? Yezu ntiyageraga harambi ku mutwe, aho yageraga hose aho ngaho niho bamusangaga. Bishoboke ko hari mu rugo, ariko urwo nyirizina rurerekeza ku ngoro, kuko Yezu Kristo ubutumwa bwe koko yaburangirizaga mu ngoro, ari mu ngoro. Aho rero niho bamusangaga. Turumva n'uyu mutware nawe aramusanga. Bishatse kuvuga ko Yezu Kristo bishoboke ko yari ari mu rugo, bakaza kumusanga, nawe nyine akagira ate, akamusanganira. Aje amutura ikibazo yari afite umutware cy'umwana we urwaye. Yezu Kristo koko araza kugira icyo agikoraho koko amusanganire. Ntabwo aza kumusangana gusa, ahubwo araza guhaguruka abaduke, ajye gushakashaka wa mwana kugira ngo mukize. Mu nzu ya Yezu, aha kwa Yezu twageranya na kiliziya, urusengero, ahantu hose nshobora kujya ngasanga Yezu, kuko umutwara aza akaza koko akibwiriza, akaza gushaka Yezu, akaza kumusanga kubera icyaza amuzaniye. Bitwigisha uburyo natwe dusanga Yezu mu ngoro ye, aho Imana iganje, aho umwami aganje ho ni mu ngoro nyine, aho ni mu kiliziya. Nkibaza ngo ni kangahe nkora urugendo nkajya gushaka Yezu mu kiliziya? Uze gukomeza ubyibazeho. Yezu Kristo iyo twaje kumushaka koko, nawe koko araza akadusanga, akaza mu byacu koko, maze gukomeza kudutabara. Turumva bwa kabiri aho hantu twashakira Yezu, n'ubundi hantu twashakira Imana, hantu twahura n'Imana ni ku nzira. Burya Yezu Kristo araje, agiye ku mutware kugira ngo ajye kumukiriza umwana, ariko mu nzira araza guhura n'undi mugore umaze imyaka 12 ava amaraso. Uyu Yezu Kristo ntabwo aza kumutambukaho gusa, araza kumukiza maze yongere agire ubuzima. Mu gihe uyu mukobwa yapfuye, Yezu agiye kumuzura amusubiza ubuzima. Uyu mugore nawe Yezu agiye kumuzura kuko yari yararwaye, yari yarabuze amaraso, kandi kubura amaraso, kuko amaraso ni ubuzima bwabwo. None Kristo koko agiye kumukorera igitangaza, amukize ku mpuhwe ze. Uru rugendo, ngiye inzira, ngaha ku rugendo, ngiye inzira Yezu Kristo agiye guhahurira n'uyu mugore maze amukize. Wari warababaye, wari warashavuye, none koko Yezu Kristo agiye kumuha umukiro kuri uru rugendo, kuri iyi nzira. No ku nzira Yezu Kristo adusangayo. Uko Yezu Kristo atambuka agatambagira mu buzima bwacu, agatambagira mu rugendo rwacu, tukajyana nawe, maze ko agakomeza agira ate, adukiza kubera impuhwe ze. Turakomeza nanone twumva aha gatatu nanone ni ku buriri, ku gitanda, aho nyagasani naho ushobora kudusanga akadukiza. Cyane cyane turaza kubyita inzozi. Ubwo Imana ihuye na Yakobo mu nzozi, igahura nawe koko kugira ngo umugire neza. Ubwo Yakobo yari ari mu buhungiro, Yakobo yari afite ikibazo kiremereye, ubwo yari ahunze mwene nyina Ezawu. Twumvaga ubwashize uburyo koko Yakobo yahawe umugisha ngo wari ugenewe Ezawu, ariko twabonye ko uwo mugisha n'ubundi ni Yakobo n'ubundi wari ugenewe, bitewe koko n'ubuhanuzi bw'Imana. Ubwo nyina Rebeka ko yaga umuhanurira, bikaza kurangira koko abonye igisubizo ku Mana, kumugisha ari uwa Yakobo. Umukuru azaba umugaragu w'umuto, ngubwo bwa buhanuzi. Uyu munsi naho turumva Yakobo ari kujya mu buhungiro, ahunga Ezawu, kubera ko Ezawu akomeje kumubikira akantu, yakomeje kumugirira umujinya.
ariko ni hahandi Yakobo ari kumwe n'Imana. Turaza kumva ko uru rugendo Yakobo agiye gukora agiye mu buhungiro, ko n'ubundi Imana iri kumwe nawe. Ubwo aza kwisegura ibuye, iryo buye riza kumubera igitanda, uburiri, Imana ikaza guhamusanga, yamara guhamusanga ikamuhera umugisha aho ngaho, bagahuriraho n'Imana muri ibyo bitotsi, muri izo nzozi, aho ku buriri koko agahurira n'Imana. Bakristo bavandimwe, ntaho Imana mutahurira, icyacu ni twebwe tubura. Nibwo Yakobo yiyamiye avuga ati, mu by'ukuri uhoraho ari aha hantu. Amen. Uburyo butatu wahuramo n'Imana muri aya masomo ko twabyumvise, icyo buhuriyeho nanone buhuriye ku bintu 12. Imyaka 12 batubwira uriya mukobwa yari afite wari wapfuye, nubwo aha batabivuze ariko mu yandi mavajiro barabivuga. Noneho n'imyaka 12 uyu mugore yari amaze ava amaraso. Ikindi kandi abana 12 ba Isiraheli ba Yakobo, byose bigatwanisha none ku miryango 12 ya Isiraheli, ariko nanone iganisha ku isezerano rishya, intumwa z'Imana ko ari 12, handi Yesu Kristo ashingira kiliziya ye. Ya kiliziya ngomba kugana ngahabonera umukiro, ya kiliziya koko ngomba gukiriramo. Dans l'église il y a le salut, mu kiliziya koko niho hari umukiro, niho ngomba gusanga Yezu ubundi ngakira. Na nibyo Yakobo agenura. Ubwo Yakobo koko ahangaha kuri ubu buriri ryabuye ryamubereye igitanda, arangije avuga ati, iri buye rishinze rizaba inzu y'Imana. Amen. Ngewe ya Beteli ariyo kuvuga inzu y'Imana koko, ahantu hose ngomba guhurira n'Imana. Ibirerekeza ku mutima wacu, umutima nama, aho mpurira n'Imana, ryajwe ry'imbere rikubwira riti, iki ni cyiza gikore, iki ni kibi kireke. Mukristo muvandimwe, aho hantu hatatu, aho nawe ntujya uhasuzugura nkuko nanjye najyaga mpasuzugura, ariko nyuma kumva ibyanditswe bitagatifu uyu munsi nkaba niyemeje ko ntazongera guhasuzugura. Ahantu ushobora guhurira n'Imana koko, tukavugana n'Imana, Imana ikambwira, aho nahurira n'Imana koko nyishyira ibibazo byanjye, aho nahurira n'Imana koko nyishyiriye akabaro kanjye, ubuhungiro ku Mana mu mutima nama. Icyo tuzirikana kuri ahantu hatatu nuko ahambere twebwe dushobora kwikora tugasanga Imana, nkajya kwegera Imana, nkajya gushakashaka Imana. Ariko iyo maze gushakashaka Imana, Imana iraza ubundi kagira neza. Aho ni ku nzira noneho tugeze, Imana igenda itambuka, n'igihe cyose tutajya kuyishaka igatambuka nk'uko igira neza uriya mugore, ubundi koko ikangiza wa mugore agakira, ibyago wari urimo akaba rurimo, Nyagasani agatambuka. De la désolation à la consolation, de la déception à la réception, nuko Nyagasani akakugira neza kubera impuhwe ze. No muri ubu buhungiro bwa Yakobo, Imana iratwigisha ko ari byiza kudushakashaka. Cya gihe tutanibwije ngo tujye kwishaka, Imana yifatiye ya mbere iza kudushaka, aho twahungiye ikaza gutureba. Nta nibyo ko bigenura uburyo tujya kuryama, Imana tukaza guhura nayo ku buriri muri ibyo bitotsi. Mukristo muvandimwe, ujya gushaka Imana mu ngoro, ujya uri ku nzira se ugatega nk'uko Yezu agatambuka gukiza, cyangwa nawe utegereza ko Yezu Kristo aba ari uza? Zambuwe za Yezu no ku buriri Yezu arahaza, aho turwariye ku mariri yacu mu bitaro, umva aho hose aho turembeye Yezu Kristo araza, kuko Yezu Kristo mugizeho ubuhungiro araza nta kabuza. Ndifuza cyane gutinda ahantu ha gatatu ku buriri, ku gitanda. Niba koko igitanda cyawe cyangwa icyanjye kitubera umwanya wo guhura n'Imana, cyangwa igitanda cyacu kitubera umwanya wo kurwana, gutongana, kuvugiraho ibishenzi, gukoreraho amahano n'ibindi byinshi cyane bitanezeza Imana, wasanga uburiri bwawe koko ari uburiri bwagenewe gutonganiraho, cyangwa uburiri bwawe koko nawe ukubera umwanya wo kuruhuka, ukaruhukana n'Imana nk'uko Yakobo byamugendekeye. Ibaze uburiri bwawe niba uhuraho n'Imana cyangwa niba uhuraho na Sekibi. Kandi byaba ngiye kubabarira inkuru, iyi nkuru yimvana ubushishozi, maze koko uze kureba nawe uburyo uhura n'Imana mu bitotsi, uburyo uhura n'Imana mu nzozi, uburyo uburiri bwawe koko ushobora gukubera umwanya wo guhura n'Imana cyangwa ugakubera umwanya wo guhura na Sekibi. Inkuru ya Yohani. Umunsi umwe mu rugo rumwe rw'umugabo n'umugore bahoraga bakekana, bishoboke ko bizarangira bari gukekana, ngo umwe acinya umundi, undi acinya umundi, ntibabyumvikaneho neza, baza kujya kuryama n'ubundi bishoboke ko bari barimo gutongana bitewe n'ibyo biriwemo, ibyo buri wese agiye akeka mugenzi we. Nuko ngo bari ku buriri nijoro, bishoboke ko hari mu gicuku, ngo umugabo agiye kumva, yumva umugore ari gutaka cyane ati, Yohani ndekura, noneho Yohani ndekura. Ngubu koko umugabo agusanze umfashe wamubwira iki? Yohani ndekura. Umugore ari gutaka ngo Yohani amurekure. Nuko umugabo noneho akimara kumva iryo jwi, bishoboke ko ahise akanguka bwangu kugira ngo koko ari yumve ibiri kuba, kuko amaze kumva ko Yohani ari gufata umugore we. Ako kanya wa mugabo ahita baduka, arasohoka,
ajya hanze ngo ajyanwe n'iki, agiye gufatisha Yohani, noneho ngo arabafashe birarangiye, afashe wa mugore, noneho agiye kubona ikimenyetso. Ubwo arabaduka, afungura urugi uvana bwangu, ashakisha Yohani hanze ku irembo hose, ari mu rutoki hose arashakisha, ku irembo arashakisha, ntiyababonye Yohani. Akomeza gushakisha, amaze kumubura, urumva yarasohotse atyo nyine, bishoboke ko atari nanambaye uko bikwiye. Nuko amaze kubura Yohani n'umugore ahantu koko bamaze gutorongera, maze aragaruka agiye mu nzu, bishoboke ko n'imbeho yari iri kumunobagura bikomeye cyane. Ngo ageze ku rugi mu nzu ye hahandi ko yinjiriye, asanga harakinze. Umugore rero ngo yari ari kurota ngo Yohani ngo ari kumufata, ati Yohani ndekura. Naho ubundi wa mugore nawe akimara kumva inzugi ziri kwikubita, ngo ahise asohoka vuba bwangu, ngo ageze ku rugi asanga urugi rwe rurarangaye. Wa mugore ahita yibwiriza kinga rwa rugi, amaze gukinga rwa rugi ubundi yisubira kwiryamira. Ubwo kamwanya nyine wa mugabo aba arahindukiye nawe, abuze Yohani wari uri kumwe n'umugore we. Umugore atangiye amubaza ati wari uri hehe iri joro ryose, wari uri he? Bajya bavuga ko ujya unca inyuma nkabihakana, none ndakwifatiye, tumara kugera ku buriri ugahita wisohokera ukajya kurobana n'indaya zawe. Nawe umugabo nawe ati nkingurira ndeba aho Yohana amaze kurigita mwari muri kumwe, nkingurira Yohana ari muri iyi nzu wari urimo uvuga. Mu gihe umugabo ari kubwira umugore ngo amukingurire ubundi arebe Yohana uwo ngo bahoranye, Yohana uwo ngo uri kumuca inyuma, ngo amukingure arebe ibyo barimo bombi. Umugore nawe ati wagiye kunca inyuma, uri kumwe n'indaya za Yohanze nizo muraranye, gumiye hanze. Undi ari gukomanga ku rugi ati nkingurira ndebe Yohani muri kumwe aho yari unca inyuma. Induru iba yose, umugabo ari hanze, umugore ari mu nzu, bose koko buri wese ari ku ruhande rwe, kumwe ari kumuca inyuma, n'undi nawe koko ari gushinja mugenzi we ko ari kumuca inyuma. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ari uyu mugabo, ari uyu mugore, ninde munyakuri uri muri bo? Ninde uri guca inyuma undi? Ninde waciye inyuma mugenzi we? Ari uyu mugabo, ari umugore. Nguko bakristo bavandimwe, uko umutindi arota icyo ashonje, bizarangira koko bya bindi babagamo umugabo ndetse n'umugore kuri sije ya Yohani badashoboye kumvikana. Kubera iki? Umwe koko ari gutekereza mugenzi we, bishoboke ko bitari byo cyangwa ari nabyo ntawamenya, ariko byari mu bitekerezo byabo, biza kurangira koko bari kubirota. Nibwo koko bizarangira koko bibyamwe amahari, umwiryane, bikazarangira koko urugo ruri hanze, bikazarangira koko bari mu ntonganya. Kubera iki? Uburiri bwabo bwahindutse uburiri bw'intonganya, uburiri bwabo bwahindutse uburiri bw'amahabara, uburiri bwabo bwahindutse uburiri bwo gucana inyuma, uburiri bwabo bwahindutse uburiri bwo kuvuga nabi, gutonganira ku buriri, bikaza kurangira ibyo biparitse mu mitwe yabo. Nguko bakristo bavandimwe, kutajya dusuzugura uburiri bwacu ngo tubukorereho ibintu bibi, kuko uburiri bwacu n'Imana twahuriramo nayo. Uburiri bwacu dushobora guhuriraho n'Imana, kimwe n'uko twahurira na Sekibi, ngizo ntonganya ku buriri, ngo wamahane ku buriri, ngizo za ndoto mbi, ngizo za nzozi mbi. Mukristo muvandimwe, wari uzi ko Yesu Kristo ashobora kugusura mu nzozi? Imana ikagusura mu nzozi nk'uko yasuye Yakobo? Aha, yabikora. Imana yacu nta namwe itagusurira, ikaza igushaka kugira ngo igire ite, igukize ku mpuhwe ze. Turazirikana ibintu bitatu twavoma mu nzozi. Abantu benshi tujya dutinya inzozi, abandi koko tukazisobanura uko dushatse, abandi koko inzozi zacu zikaba umwiryane nk'uru rugo tumaze kumva. Nyamara abandi mu nzozi bashobora kuhabonera umukiro. Imana ishobora gutambuka mu nzozi zawe ikuburira, ikohereza umumarayika wawe kugira ngo ikuburire. Ngize inzozi za Yakobo. Icyambere mukristo muvandimwe ugomba kwitonda igihe cyose wahuye n'inzozi, nujya ubyuka ujya ubanza wibuke inzozi zose warose. Icya kabiri, ushobora no kuzandika kugira ngo uziyibutse neza. Noneho icya gatatu, kuzisobanura. Ujye wihutira kwisobanurira inzozi zawe, kuko umuntu niwe wenyine ushobora no kwisobanurira inzozi ze, naho abandi bo bashobora no kukubeshya, kuko inzozi zawe n'ubuzima nanone urimo, n'ubuzima bwawe. Baranavuga ngo si byiza kubwira abandi inzozi zawe, kuko inzozi zawe nyine wasanga ari Imana yashatse kukuburira muri izo nzozi. Ni Imana yakubwiye ubuzima bwawe uhishe. Ni ngombwa gusobanura inzozi zawe mu bufindo bwinshi. Cyo bikora icya nyuma, inzozi zakunaniye kuzisobanurira, ushobora kureba umuntu w'Imana akagufasha. Ushobora kureba umuntu wabyigiye, psychanalyste, umuntu wize psychanalyse, psychologie, kumenya gusobanura inzozi, savoir interpréter des songes. Ukamwegera ubundi ukamubwira ibimenyetso byose wagiye uhura nabyo, akakwerekera, akakubwira. Naho ubundi abantu benshi cyane dukunze gusobanura inzozi zacu nabi, bigatuma koko tujya kure y'Imana.
kandi mu nzozi umukristo nyawe yagombye gushakamo ukuboko kw'Imana, yagombye gushakamo ijuru ry'Imana. N'iki Imana ashatse kumbwira aha hantu? Nuko rero ibya shitani ko ukabijugunya kuko Imana igukunda. Abanga musesengura inzozi bemeza ko inzozi atari ibintu bizaza, ahubwo ni ibintu byabayeho kuri wowe cyangwa biri kubaho muri ino minsi. Ngo mu gihe umuntu ari gukora, reka tuvuge ku manywa, ngo ubwenge bugizwe n'utubati, ubwonko utwo tubati tuba twifunguye ku manywa igihe turi gukora. Noneho nijoro waryama, ibitotsi bigira umwanya muremure cyangwa uruhare rurerure mu gushyira bwa bwenge ku murongo, mu gufunga twa tubati tw'ubwenge kugira ngo bishyire ku murongo, la mise en ordre, bikabishyira ku murongo. Ubwo rero nijoro iyo umuntu asinziriye, ni cya gihe nyine cy'inzozi koko ushobora kurota, ukarota ibyo wari urimo, bitewe n'uko koko ubwenge buri kugenda bubifunga neza, inzozi, ibitotsi, uri kuruhuka neza koko. None koko bya bintu byose warabutekereza, bya bintu bikuri mu mutwe, bya bintu biri mu mutima wawe, uko umugabo guca inyuma wagiye ubibika, uko umugore guca inyuma wagiye ubibika, uwo mubana koko byose wagiye ubibika, ubishyingura iwawe. Nicyo gihe noneho mu nzozi bizatangira koko bikagaragara, bikazamuka, l'inconscient, bikajya habona, bikajya hejuru. Iyo rero bimaze kujya hejuru, hari ubwo birenga bikarenga inkombe. Nibwo uzasanga kuko umwe ari kurota, umugore ari kurota, umugabo nawe akabyumva, yamara kubyumva ati karabaye, mbega ishyano ngushije, Yohani uri hehe? Nuko akagenda imisozi n'imisozi akagenda akamushakisha, kandi koko zari inzozi. Nyamara iyo umugabo n'uyu mugore iyo bakiza kwicara mu rugo rwabo bagacoceka ikibazo cy'ibyo byagiye baboneramo, bagiye babika umujinya, bakabika inzangano, bakabika urwikekwe, ibyo byose koko ntabwo bizabagwa amahoro. Bageze ngo bazasinzira, ntabwo bazasinzira neza uko bikwiye nyine, kuko bazahora mu ntonganya, bahore mu ntambara, bahore mu makimbirane, kandi koko ntibashoboye gukemura utubazo bafitanye hagati yabo. Ngiki cy'inzozi zidufasha kuza kongera kutwibutsa ko hari ibintu tutashoboye gushyira ku murongo, hari ibintu tutashoboye gukemura mu buzima bwacu, maze koko namara kumva ko ari njye Nyagasani yabwiraga, ubundi gashyira ibintu ku murongo, umubiri n'umutima wanjye nkabiha isuku. Inzozi, ibitotsi biza kudufasha gushyira umurongo mu buzima bwacu kugira ngo duhure n'Imana. Ese mukristo muvandimwe, inzozi zawe nawe zikubera umwanya wo guhura n'Imana, cyangwa ko bikubera umwanya koko wo gutana n'Imana, wo gutongana, wo gutukana, wo kwijundika abavandimwe? Nibwo uzasanga bamwe barangiza kurota, ugahita ushyira mu bikorwa ibintu byose wabonye, ugahita wiruka ati Yohani uri hehe? Bikaza kurangira utabonye Yohani, ahubwo uraye hanze rw'ikekwe. Wa mugore naho umugabo koko bahora mu nduru n'urwikekwe, bikaza kurangira urwo rutari kugenda neza. Nyamara wasanga Nyagasani ko wahurira ngo nyaboneka ibi bitekerezo byanyu, nyaboneka iyo migambi misha mufite, nyaboneka abayohani bashaka kuza kuvogera uburwayi, nimubirinde maze urwo rugende neza. Uwo Yohani ushaka kuza kubasenyera, nimumwirinde. Bakristo bavandimwe, nk'uko Nyagasani mu nzozi aturangira, atuburira, kuko nyine aha hantu hari Imana. Nawe mukristo muvandimwe, ahantu hose atatu tumaze kurondora, ujye wibwiriza usange Imana kugira ngo ugusanganire muhurire nayo ku nzira igukize, hanyuma ni wawe Imana ihagere, ku buriri bwawe Imana ihagere. Ntukajye uheza Imana mu rugo rwawe, ku buriri bwawe byose koko, ntukajye uheza Imana mu mutima wawe kugira ngo igukize ubeho neza, kandi koko ushimire Imana, ugumane n'Imana. Akantu ujya gusoza mu gihe ukiteho kandi ugacaho akarongo. Waruzi impamvu Imana ikunda gukoresha cyane inzozi izituburira? Nuko akenshi ngo tutaba twayisanze ahari mu ngoro, tuba twayiburiye umwanya mu gihe twarimo dukora imirimo y'urudaca, ibintu byinshi cyane. Nuko nijoro Imana koko kubera ko idukunda igahengera turyamye, kubera ko ari cyo gihe gusa twashoboye gucecekaho, twashoboye gutuza, nuko ikazi dusanga, noneho ikiyizira igafata umwanzuro wo kuza kudushakisha. Rya joro cyagiye gusa tuba dutuje, naho ubundi ngo ku manywa cyangwa igihe turi gukora, ngo burya ngo tuba dutuje, tuba turi mu rusaku rukomeye cyane. Nuko Imana ikaza kuza kuko ibonye gahenge, ibonye dutuje. Car Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Imana igira neza kuko igihe usinziriye n'Imana ishobora kuza aho ngaho ikagutabara. Mukristo muvandimwe, uceceka ryari ngo uhure n'Imana mu ngoro yayo ntagatifu? Mukristo muvandimwe, uceceka ryari ngo uhure n'Imana mu mutima nama wawe? Muganire, muhure n'Imana. Guhura n'Imana igihe cyose n'imburagihe, ngagira akanya ko guceceka, ngagira akanya ko guceceka, atari uko ari ibitotsi gusa bintegetse guceceka, ahubwo nanjye nkibwiriza noneho mfite ubwenge,
cyagiye nsanga Imana mu ngoro, cyagiye mpagarara ku nzira nkabwira Imana ati Nyagasani, urugendo ngiye gukora ubanemo nanjye, urugendo ngiye kujyamo ubanemo nanjye nk'uko Yakobo wabanye na Yakobo. Ahantu hari Imana y'inzu y'Imana, uburiri bwawe ko bukwera umwanya wo guhura n'Imana, maze koko ubane n'Imana kandi koko uyisingize, uhure n'Imana buri munsi. Mwese mbifurije guhura n'Imana kandi Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Igihe